Ibihe byiza kuri wowe nkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Kuko tumaze kubimenyera YouTube channel inyuraho inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi kundi. Reka dukomeze n'agace kacu ka kane ku nkuru yacu y'urukundo ya Ange Umukire. Duherukana abapolisi binjiye mu bitaro baje kureba Chris kugira ngo babashe kumenya abantu baba baramugonze. Gusa abapolisi bahise ko binjira mu bitaro ndetse bakinjira batavuga ati hano niho Chris ari. Ati yego rwose hano niho Chris arwariye. Bahise ko babaza Chris ati se Chris uri kwiyumva gute, uri kumva uri koroherwa? Ati yego rwose ndi koroherwa, ndi kumva nkomeye ndetse nta kibazo mfite. Ati nkuko rero twabigusobanuriye twe turabagenza cyaha, ikituzanye hano nta kindi tuje kuba twagenzura tumenye neza abantu bakugonze, kuko twamenye amakuru neza ko abantu bakugonze utigeze ubamenye, kuko twamenye neza ko abantu bakugonze bahise ko bagenda. Gusa bakiri kuvuga ibyo ngibyo Manzi ahise ko yitanguranwa ndetse avugira hejuru. Ati ariko ndimubona ko umurwayi wacu ataroroherwa. Ati murabizi ko amategeko avuga ko mu gihe umurwayi ataroroherwa muretse ubugenza cyaha ndetse mukazaza amaze kumera neza. Abapolisi bahise ko babaza Chris ati se Chris koko ntabwo umeze neza? Ati yego rwose ntabwo umeze neza, muri kubona bamaze kumbaga ejo ubu ntabwo naba nkomeye rwose. Ati none se ubwo twagendana tukazagaruka nyuma? Nuko Manzi yese kabwira ati yego rwose birumvikana kuko muri kubona ntago ameze neza kandi ntabwo akomeye, rero ndi kumva ibi bintu bidakenewe kano kanya. Nta hagende ndetse muzagaruka mu musanga ndetse byaba byiza muje amaze gukira kuko niho yabasha kuba yatanga ikirego ciwe neza. Ati sibyo Chris? Ati nanjye numva rwose Manzi ari uko nguko mbyumva. Abapolisi bahise kwambwira ati okay twebwe twaje hano dutekereza ko waba umeze neza kuko twumvishe ko bakugonze tukimara kuhagera, gusa twahageze bakujyanye kwa muganga. Rero niyo mpamvu twari tuje hano kugira ngo tubashe ko twagenzura ndetse tumenye amakuru neza kugira ngo nuza gutanga ikirego bitazabasha kuba byagorana. Ati yego rwose ndabyumva ariko mwe muretse mbaze nkire rwose dore ntabwo ndamera neza ubu ngubu. Ati okay Chris none twagusigira nomero zacu igihe uzaba wumva umaze kumera neza ukaza ugatanga ikirego cyawe tugashaka abantu bakugonze ndetse bagahanwa. Gusa abapolisi bakimara kuvuga ngo abantu bamugonze ndetse bagahanwa, Ange yahise kareba Manzi ndetse amureba bigaragara ko afite ubwoba. Ati Ange kuri kureba Manzi gutyo? Ati Chris nta yindi mpamvu ndi kumureba rwose kuko abantu bakugonze bakwiye guhanwa. Ati gusa nyuma numva bitanashishikaje ubu ngumva kuba ameze neza. Nuko abapolisi bahise babwira ati okay musigare rero muganira kandi Chris urwara ubukira twebwe nta mwanya tuba dufite, reka tugende tujye gukurikirana akazi kacu ndetse dushaka ibindi birego. Ati nta kibazo rwose kandi mwari mukoze kuba mwashikano ntari binimara koroherwa nzaza kubareba. Nuko abapolisi bahise ko basigira Chris nomero. Gusa bamaze kuzimusigira bahise ko bagenda nabo bajya mu kazi kabo Chris ndetse na Ange basigara aho ngaho nabo. Gusa bakimara kugenda Chris yahise kabaza Manzi ati se Manzi waba warize amategeko? Ati kubera icyo umbajije gutyo Chris mbonye kuntu ubwiye abapolisi mbona ko ushobora kuba nawe utoroshye. Ati oya rwose Chris ntabwo ari uko nize amategeko, gusa nize kaminuza kandi maze kwiga kaminuza nize na masters, rero urumva ngomba kuba nsobanutse ntabwo umuntu yaza anyifatira uko abonye. Ati abandi bana ati ngewe uzi ko narangije secondaire gusa kubera ubuzima nkanabona buruse ariko nkabura amafaranga yo kujya kwiyandikisha. Ati subwo ngo ibyo ngibyo bibaho Chris? Ati yego rero Manzi bibaho y'ubuzima bugukubise burakuraburiza. Ati gutya nararaburije nyine, atabwo ndanibaza ubu nimara gukira nimba ahantu nakoraga ntazasanga baranyirukanye. Ati hoya ati amategeko ntabwo abivuga gutyo rwose, iyo umuntu yahuye n'ikibazo bararindira akabanza kamera neza, yamara kumera neza agasubira mu kazi kiti kereka niba akazi kawe kari gaciriritse batarabashaga kuba baragusinyishije contract. Ati hoya ati nari mfite contract rwose. Ati rero Chris nimba ufite contract ntugire ikibazo akazi kawe zagasubiramo numara koroherwa sibyo? Ati nta kibazo rwose Manzi. Ati se Chris nkubaze? Ati nta kibazo rwose Manzi wambaza ndi kukumva. Ati uba wumva ushishikajwe cyane no kuba wajya kurega abantu bakugonze? Ange nahise kavuga ati koko wamugani Chris uba wumva ushishikajwe no kuba wabajya kubarega? Ati ngiye mpfa kuba meze neza. Ati kuba meze neza kandi mwarangiriye neza nkaza no kwa muganga ndumva nta yindi mpamvu yo kuba najya kurega abantu babandi rwose. Nuko Godanse yese ko yitangura ati ariko Chris warasaze? Ati ngomba kubarega ndetse bakaryozwa ibintu byose bagukoreye. Ati oya rwose Godanse ati nge ndumva bidakenewe cyane rwose. Ati Chris ubyanga ubyemere nubyanga nge nzijyanira ikirego ku bapolisi. Uzijyanira ikirego ubaye utazi no kwivugira ngo uzabasha kuba wamvugira? Ati Chris I'm serious pe nzijyanira ikirego. You are serious? Uribeshya cyane Goda, si ngombwa ko najyana ikirego mpfa kuba ameze neza rwose. Nuko Ange yese kamubaza ati se Chris ubundi wazaretse ibintu byo gukurikirana abantu bakugonze ukikomereza ubuzima bwawe?
ati Ange nanjye niko ndi kubitekereza gusa sindamenya ibyari byo, reka maze nkire nimara gukira nzafata umwanzuro kuba najya kwa polisi ngatanga ikirego cyangwa nkabyihorera. Nuko Gaudence yase kabwira Chris ati hoya rwose Chris nta byo gukira ahubwo nibamara kudusezerera angenza atakongenda ndetse ntanga ikirego cyawe rwose. Ati ndumva babishananitsemo rwose muvandi. Ati hoya rwose Chris bari abantu baradukerereje. Ati ubu ngubu bugeze he ukora koko Chris? Rero nta mpamvu yo kubabarira kuko nabo ntabwo bigeze batugirira impuhwe. Ati rero Gaudence jya ugira imbabazi kuko nawe ntabwo uzi umuntu uzagufasha rwose. Ati njye numva kubabarira nta nicyo bintwaye dore ko ntanabazi. Ati uzi neza ko abapolisi bazababona. Ati rwose Chris ndabizi abapolisi bazimo ubushobozi bazabashaka ndetse bazababona. Nuko Ange yase kabwira Gaudence ati se Gaudence wajya ureka ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo subizi neza ko abantu bamugonze nabari babi koko. Ati none ubwo atari babi kubera iki bamusize aho ngaho akaba ari mwege mu mutabara. Oya rwose Gaudence ibyo ngibyo ndumva atari ngombwa kuba mwabarega rwose. Ange witerana n'uwo musaza amagambo. Ati ngenzi zifatira umwanzuro kandi ndumva kubarega atari ngombwa. Nuko akibivuga gutyo Ange yase kareba Manzi ndetse baraseka cyane. Gusa bakimara guseka Gaudence yase kasakuza ati ati what? Ange wishimiye ko atazabasha kurega abantu bamugonze nawe uramushyigikiye. Ati rwose nanjye ndumva Chris ibintu ari gutekereza ari byo rwose si ngombwa kubarega dore ko bizabatwara amafaranga yo kuba mwaburana kandi ntabwo ari ngombwa. Atari ko Solance irahari. Ati se Gaudence ubundi ibintu uri gutekereza bibaho. Ati Manzi nawe uraje. Ati hoya rwose Gaudence bivuga gutyo. Ati se kuri kuvuga ibya Solance ngubu Ange agiye kwishuza musaza wawe ko yamuhaye amaraso wabona icyo umwishyura. Ati wana mugane darika nicedekere. Ati rwose Manzi nta mpamvu penge ntabwo nzirirwa ndega ndikubona nta n'umwanya mbifiteho. Manzi ndetse na Ange bararebanye ndetse barishima cyane bahita ko baseka. Nuko Chris yase kabwira Gaudence ati Gaudence nta mpamvu yo gutekereza cyane. Ati kizima siko ndi muzima se. Ati yego muvanduri muzima gusa ndumva bagakwiye guhanwa rwose. Ati hoya ati ntugire ikibazo rwose Gaudence ndi muzima kandi ndakomeye urabona ko narakize. Ati nyine ndabyumva warakize gusa ntabwo ari ngombwa pe ntabwo ari ngombwa ko utabura kubarega pe ndumva bikenewe. Ati hoya rwose Gaudence. Nuko Ange yase kabwira Chris ati Chris ndabona utangiye kuganira na mushiki wawe. Ati reka tubaho umwanya nge na Manzi tube dusohotse hanze. Ati ariko si ngombwa namwe mwaguma hanga tukaguma tukavugana rwose. Ati hoya rwose Chris reka tubaho umwanya muvugane nta kibazo. Ati okay ati ntaribi Ange nimba ari kongo uko mubishaka. Nuko Ange ndetse na Manzi bahise ko basohoka. Gusa Chris mu gusigara na mushiki we yakomeje amubwira ati rwose Gaudence ndumva nta mpamvu yo kuba twajya kurega abantu. Ati nta mpamvu yo kuba twajya kubarega. Ati ejo bundi bazana kwica kandi ngiye mbihorere. Ati what? Atari ko Gaudence jya ureka joke nk'izo ngizo iyo mikino ntabwo nyikunda banyica se banziza iki. Ati none se nimba abantu bakugonga ukavuga ngo ntabwo wabarega ejo abandi bazaza ndetse bakugirire nabi nabo bihorere. Ati se Gaudence wajya utekereza kuri. Ati ni ngombwa ngo abantu bose batugiriye nabi natwe tubagirire nabi. Chris urabiza abantu bakugiriye nabi baba bagomba guhanwa. Ati hoya rwose Gaudence ntabwo ari uko nguko bimeze ndetse ntukajye wifata uko nguko. Ati sinkajye mbifata uko nguko. Ati se Gaudence nkuko Manzi yabivuze ati buriya Ange dusabye ikiguzi cy'amaraso yiwe twabona icyo tumwishyura. Ati se bamfashije banzi. Ati oya ati ntabwo bari bakuzi. Ati se uzi hari imiryango yabo uzi ndetse n'iyacu twaba duhuriyemo kugira ngo basi babe barangiriye impuhwe nk'abantu duturuka mu miryango imwe. Ati oya Chris ati nawe wivuga gutyo gusa umuntu wese yafasha. Ati okay wivuze neza Gaudence umuntu wese yafasha. Bishatse kuvuga ko rero nanjye ntabwo nkeneye kuba najya kubarega kugira ngo mbone inyungu cyangwa se ibindi n'ibindi. Bareka abantu bangonze niba baragonze bareke bigendera wasanga nabo barabonye nta bushobozi bafite bwo kuba bamvuza bagacika bakigendera. Aterega Chris uramponda sinoga. Ati hoya rwose Gaudence si ngombwa kuguhonda ndetse si na ngombwa kubikumvisha gusa nawe jya ukura ndetse umaze gukura ntumaze kugira hafi imyaka 17. Ati maze kugira imyaka 17 Chris. Ati okay atukeneye kubyumva ndetse ugasobanukirwa umuntu wese wakugiriye neza nawe ugomba kumugirira neza ndetse no wakugiriye nabi si ngombwa ngo umwiture nabi koko kuko haba hari undi muntu uzaza ukagutabara ndetse akagufasha. Ati ndumva utangiye kumbwira imistari yawe ariko pe ntabwo ndi kubyumva neza. Ati urabyumva byange bikunde rero ntugire ikibazo ntabwo nzabarega. Ati rwose Chris ugomba guhindura imyanzuro yawe. Ati no navuze ntabwo nzabarega kandi ibintu uri gutekereza ntabwo bishoboka rwose ahubwo tuza rwose. Ati Chris ariko mfite n'ubwoba. Ati se Gaudence kandi ufite ubwoba bw'iki? Ati urabizi niwe wari utumye tubaho mu rugo none ufite ibibazo nk'ibi ngibi nta nubwo urakomera neza. Ati se ubu akazi kawe ntabwo bazakwirukana.
ati ese amatwi wari wayatije Manzi ntiwumvishije ibyo yavuze, ati nasinye kontra kandi ntabwo bahita ko banyirukana rwose. Ati gusa Chris Imana ishimwe basi kuri muzima, nari mfite ubwoba ko ushobora kuba wapfa. Mfase njya heti humura ntaho najya rwose, turahari ndetse tuzabana mpaka dushaje. Ati mpaka dushaje se sinzajya ku mugabo. Ati ni wowe urajya ku mugabo ufite imyaka 17, ariko byange bikunde nzajya ku mugabo kandi ntabwo nzagumana nawe. Atari ku mugabo uzagutwara naza n'ubugoryi, nzakwereka icyo nzamukorera. Atariko Chris nabonye Ange ariko kwitaho bidasanzwe. Ati no, ati Ange wabonye ko ari umwana mwiza ariko se. Ati yego rwose n'umwana mwiza, ati nakifuje ko yakakubereye umukunzi. Atariko warasaze ngo dareba umuntu uri kuvuga ngo nakabereye umukunzi, tubona ko afite Manzi wiwe. Atariko nta nibirenze Manzi kuko nabonye afite umutima mubi. Ati rero ntabwo bizantungura numvishe ko Manzi nawe ubukwe bwabo bwapfuye. Ngo danse witekereza ibyo ngibyo, bariya nabasheri, ngewe ubuzima bwo kuba single ndabumenyereye kandi sinzigera nshaka umukunzi ntanabona amafaranga. Ariko Chris sinakubwiye ko amafaranga atari yagenga urukundo. Ati wararwaye, ati ibyo nibyo muri filime ntabwo bishoboka. Ati urabizi neza ko umusore udafite amafaranga akundwa na nyina gusa. Ati none se Chris nkubaze, atumbaze iki kandi ngo danse. Ati bari abantu ko badufashije, hari ikindi kintu duhuriyeho. Ati ntacyo duhuriye ariko atari iki bishatse kuvuga ko rero umutima w'urukundo ntacyo ugenderaho rwose Chris. Ati umutima w'urukundo rwose Chris ntacyo ugenderaho, tuza ashobora no kugukunda bana. Ati yewe ibyo ntabwo byashoboka, sinanabitekereza habe na gatoya. Gusa Ange ndetse na Manzi bari gutongana cyane aho bari hanze. Ati se Manzi ibi bintu uri kubona tuzabihoramo ryari? Ati se kandi biki Ange? Aturabona Chris kubabarira abantu bamugonze nta kibazo azabigiraho. Ese turaguma kubahisha kandi twebwe twabagonze kandi namanze kubibona neza bazatubabarira, ndetse nta nubwo bajya kuturega, wabaretse tukababwiza ukuri koko. Atariko Ange ugira ubwenge, bamaze kubona ko ufite amafaranga kandi ko ufite company. Ati kandi abonye ko Chris ndetse na mushiki we bafite inzara idasanzwe. Atariko Manzi wajya ureka kuvuga ibintu nk'ibyo koko, we kubura umukire wahaye Kimana. Ati kubandi umukire, ati nyine nakuze mu rugo ari abakire kandi barabirwaniye babishikaho. Ati koko ubivuze neza wakuze iwanyu ari abakire. Otaoke ubivuze neza wavutse iwanyu ari abakire kandi wibuke ko mu byo batubwiye nabi wabo bari abakire uretse ko baje gupfa bakabateza cyamunara. Ati none ibyo ngibyitayeho. Ati okay, ati ntabyo witayeho. Ati none mbyiteho bimarira iki? Ati ushaka ko tugenda tukababwira ko ari twe twabagonze, nitumara kubabwira ko twabagonze barabizi neza ko dufite amafaranga, nibarangiza batwitendekeho mpaka ubutunzi bwacu bwose babutwaye. Ati oya rwose Manzi, ati se urabona Chris uriya mutima wiwe ari ukuza akagutwara imitungo yawe koko? Ati okay, ati ntaribireka Chris tumwihorere, kari agashyano ngo nigo danse koho. Atariko Manzi wajya ureka gutukana, uri kubona uriya mwana ari ishyano koko? Ati okay sorry ntaribi, ati uriya gudanse yo uri kubona azakorohera. Ati no, atariko Manzi wajya ureka gutekereza gutyo koko, bariya ni abantu beza ndetse ibyo bintu ntabwo babitekereza. Nge ndumva ikizima twagenda tukababwiza ukuri. Atariko ukuri reka tubafashe, nitumana kubafasha nibamera neza twebwe twisubirire mu mujyi turekane nabo, ndabizi ntabwo bazabimenya. Ati okay reka ntekereza ko batazabimenya, umunsi noneho babimenye bizagenda biti, ariko umunsi babimenye bazabimenya gute? Tuza wowe ntacyo bazamenya. Ntuze ntacyo bazamenya kandi babimenya neza rwose Manzi, babimenya neza abapolisi baje ndetse bakatuvumbura. Ati baze batuvumbuye twaranze kubabwiza ukuri, isoni wazikira. Ati isoni se bari abakene bari batindinya kujya nibo bantera isoni. Ati gusa Manzi ntangiye kugushidikanyaho pe, ati se kuri kungira gutya tutarabana bo nitubana bizagenda gute? Ati Ange ati kubana nanjye se kandi ubizanyemo gute? Ati no, atari kujya wibuka ko ntangiye kugufata nk'umugabo wanjye, ariko reba ibintu uri kunkorera ntiwanyumva. Ati okay ntari bindi kukumva, ariko igihe nikigera tuzababwiza ukuri, ariko right now ntabwo byashoboka ko twababwiza ukuri. Chris akiryamye ndetse ari kuganira na Godanse bagiye kubona babona Dr. Araje. Ati Chris uri koroherwa? Ati rwose ndi koroherwa, ndi kumva nkomeye nubwo ntarabasha kuba nahaguruka ngo mbashe kuba natembera ndebe ko amaguru yanjye yagororoka ndetse agasubira ku murongo. Ati okay, ati niyo mpamvu rero uyu munsi umere neza, gusa ejo uzirirwa ugenda ndetse tuzaguha akagari kagufasha kuba wagenda, ushaka umuntu muri mu cyiciro kimwe ndetse mureshya kugira ngo amagufa yawe atazabasha kuba yagira ikibazo, azagutoze kugenda kugira ngo ubashe kugenda ndetse ukomere. Atari katari uyu Godanse kuko ndi kubona Godanse ari mugufi cyane, yabasha kuba yakwangiza ndetse ntabwo yaguha ubufasha bukwiriye. Ati none se kari urungwaje, kari we mushiki wanjye kuko ndabigenza gute? Atariko nabonye wa mukobwa witwa Ange, tese ari hehe bombi na wa wundi w'umusazi bita Manzi? Ati basohotse gatoya bari kuganira. Ati okay nabonye Ange ari we mureshya ndetse yabasha kukwitaho, naho uriya Manzi we ni muremure cyane.
rero vuga n'uriya mukobwa Ange abasha kukwitaho. Ati abantu bitambuka badwaye twebwe ntabari urabizi ko turi muri weekend ntabwo babasha kukwitaho, cyangwa urindire ku wa mbere hazagere bazaza aribo bakwitaho. Ati oya rwose nkeneye gukira vuba nkagenda ndaza gusaba Ange. Ati se Ange araza kubyemera? Ati okay go dance, genda urebe Ange ndetse aze hano bimwisabire ndabizi ntago ari bibihakane. Nuko go dance yese kasohoka ndetse ajya kureba Ange aho yarari kuganira na Manzi. Ati Ange mwakaje ko dogiteri abashaka? Ati se kandi Chris abaye iki? Atahate namwe mwabonye ko arwaye murakabya. Ati nimuze nuko dogiteri ashaka kubavugisha gusa nta kindi. Nuko Ange yese kareba Manzi ati Manzi tugende tujye kumva icyo dogiteri atubwira. Ati bura bagiye kongera kudusaba andi mafaranga. Ati se nubwo twayatanga umuntu akamera neza hari icyo bitwaye Manzi? Atari kuzikuntu amafaranga avuna. Ati ndabiza aravuna ariko tugende tubashe kuba twabumva. Nuko bahise ko bagenda ndetse bajya mu cyumba Chris ararwariyemo. Dogiteri Godanse ambwiye ko mwari muri kudushaka. Ati Ange turi kubashaka. Atari cyo dukeneye kubabwira kandi kingira akamaro mukeneye gukora vuba kugira ngo turebe ko Chris yabasha kuba yakira vuba. Ati nta kibazo rwose dogiteri, nimba hari ikintu cyatuma Chris akira vuba ni kubera iki tutabikora? Ati Manzi hari impamvu yatuma tutabikora? Ati why not se nyine tutabikora? Ati dogiteri tugomba kubikora. Ati se Manzi ko none ko ufite umutima mwizara uwo mutima ukuye he? Atari kurabizi dogiteri nge ntabwo ndi umuntu mubi. Ati cejekaho. Ati ntabwo uri umuntu mubi waranze gutanga amaraso. Ati no tunese nari gutanga amaraso nanjye ntayo mfite. Chris yese kagata mu gutwa ati Manzi wanze kuba wampa amaraso ra? Ati rata ntabwo nanze kugwa amaraso, nari maze iminsi ndwaye malaria kandi mbere yo kutanga amaraso ngo buryo ugomba kuba umeze neza. Ati nimba utari umeze neza rwose ntabwo ari kumpa amaraso kuko byari kukwafecta ndetse nanjye bikangiraho ingaruka. Tego rata wowe Chris ubyibura nawe uranyumvamo gakeya. Atarakumva. Ati okay. Ati Manzi urabona ko Chris yakoze impanuka kandi ntabwo ari kubasha kuba yagenda amaze iminsi aryamye. Ati dogiteri ndabibona rwose yakoze impanuka amaze iminsi aryamye ntabwo ari kuba yagenda. Ati kandi urabona ko uri muremure cyane. Ati kandi urabona nyine akeneye kuba yagenda ndetse agatozwa kuba yatangira kugenda, niyo mpamvu mbahamagaye ahangaha. Ati nose dogiteri hari ribimufashije akabasha kuba yagenda? Ati ndagushimiye ku mutima mwiza utangiye kugira gusa ntabwo we byashoboka. Ati se dogiteri kubera iki why not nge ntamufasha? Ati ngomba kumufasha nanjye mfite amaboko kandi namufasha akagenda neza dore ko ndi n'umuhungu mugenzi we. Ati warukoze gusa ntabwo byashoboka. Ati kubera iki se bitashoboka? Ati urabona nibyo nari ndi kuvugana na Chris ndetse na Godanse twaribye dusanga Godanse ni mugufi kuri we ndetse nawe uri muremure cyane kuri we. Ati gusa Ange nabonye bajya kureshya niyo mpamvu byabaye byiza ko nasaba Ange akaba ariwe yabasha kuba yamufasha kuba yagenda ndetse bakajya bagendana kugira ngo abashe kuba yamutoza kugenda ndetse n'amagufa yiwe y'amaguru akomere. Ati none se nta bantu baba planto mufite babasha kuba batoza abantu kuba bagenda? Ati barahari gusa urabona ko turi muri weekend kandi muri weekend rwose urabizi bose baba bagiye mu kiruhuko. Kereka niba murindira ku wa mbere bakaza akaba ari iyo process dutangira kuyikora yo kuba twamutoza kugenda aba planto aribo bamwitaho. Nge nari magiriye faveur kugira ngo mubashe kuba mwabikora vuba ndetse mubashe kuba mwagenda hakiri kare. Ati okay reka turindire rwose ku wa mbere ariho bazaza kuko numva Ange aho ngaho atakenewe. Nuko Chris yese karakara ariko Godanse warebana na Manzi ubugome bwinshi cyane. Ati se Manzi wajya ugerageza gakenyo ukagira impuhwe? Ati zempuhwe. Ati ndavuze murindire weekend irangire aba planto babishinzwe bazaze bamufashe naho Ange kuba yamufasha ndumva bidakenewe rwose. Ko Manzi wiwe ko twasize company waretse nkamufasha tukagira vuba bino bintu tukabivamo tugasubira mu kazi. Ati tugasubira mu kazi se? Ati okay. Ati urumva ubishaka? Ati wa ntago ariko mbishaka gusa twamufasha ndumva ntacyo bitwaye. Ati dogiteri nta kibazo rwose kuba twamufasha ahubwo bizatangira ryari ntangire kumutoza kugenda. Ati se nzajya mushira ku rutugu? Ati hoya. Ati hari utuntu tumeze nk'utugare tuzagwa kugira ngo tubashe kuba twamufasha gusa bizaba byiza ugiye umugenda hafi kugira ngo atazongera akagwa kuko yongeye akagwa gatoya yagira ikibazo ndetse n'amagufa yakomeza kwangirika birushijeho. Rero bisaba kuzigengesera kugira ngo abashe kuba yakomera. Ati nta kibazo rwose dogiteri ahubwo bizatangira ryari? Ati ejo mu gatondo no tuzaguha ibikoresho byose kugira ngo utangire kumwitaho utangiye kumumenyereza kugenda, nibwira tubona amagufa yiwe hari icyo byatanze tuzake tubasezerera rwose nta kibazo mutahe. Ati wow. Ati fine. Ati nimba uko bimeze numva nta kibazo kirimo ubwo na hejo. Gusa bakiri muri ibyo Manzi yagiye kubona Patrick aramuhamagaye. Ati Manzi bimeze bite? Ati ni sawa Patrick utangiye kunyinjira ntwarira umugore. Atariko Manzi wajya ureka ibintu nk'ibyo ngibyo. Sinakubwiye ko she is like my sister, ni nka mushiki wanjye ntabwo ibyo bintu nabitekereza rwose.
she is like your sister. Ati okay I get it. None se kumpamagaye ni ikihe kibazo? Ndabizi ntujya umpamagara ubundi ubuhamagara Ange wagira ngo niwe gusa muziranye. Ati namuhamagaye nomero ze ntago ari kunyitaba sinzi impamvu. Ati yewe ati yakwitaba gute se? Ati hano hari umukire wakamejeje urwaye rwose niwe ari kwitaho. Ati ariko rwose Manzi nawe ugabanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati urabizi neza uwo muntu akeneye ubufasha. Rero sinzi impamvu wabikomeraho ndetse wabitindaho. Wamuretse akamufasha ndetse we nawe wamufasha ndabizi nta birenze. Ati okay fine, ati ntacyo bitwaye rero niwe ari kwitaho niyo mpamvu uri kubona atakwitaba. Telefone ye yayisize mu gasakame kandi agasakame nta kafite hano hafi. Ati okay tese wamumpa tukavugana. Ati wambwira ibyo ushaka kumubwira sindibuze kuba nabimubwira. Ati no, ati niwe nkeneye gusa rwose. Ati niwe ukeneye gusa. Ati okay, ati niba ari ukeneye reka nze mugushye. Ati Ange Patrick ari kushaka niwe gusa akeneye kuba mwavugana nge yanze ko tuvugana. Ati okay nta kibazo niba adashaka ko muvugana mumpe tuvugane ngewe ntacyo bitwaye. Ati Patrick bimeze bite kumpamagaye? Ati ariko Ange wajya ugerageza ugafata telefone tireba inshuro zose naguhamagaye. Ati Patrick uzi kuri kunkanga wagira ngo singe boss wawe. Ati I know uri boss wanjye gusa ntabwo ntushaka ko company yawe ikomeza guhomba. Ati nawe jya ureka kunkangisha ibya company ntwambwiye ko company iri kugenda neza ndetse ikomeye. Ati niyo mpamvu none utari kunyitaba. Ati ntago ariyo mpamvu rwose Patrick hano ufite umuntu undi kwitaho urwaye ndetse umerewe nabi kandi nawe urabizi ndakeka narabikubwiyeho. Nuko Godance yese ko yongorera Chris. Ati Chris ati kubona Ange kakwitayeho wa muginga we niyo mpamvu ndi kukubwira ngo wake up uve mu bugoryi. Ati toka ceceka wa muginga uri kumva atari kuvugana n'abakozi biwe. Nuko Ange yakomeje kuvugana na Patrick. Ati none se Patrick ni ikihe kibazo cyabaye? Ati urabona ndi kugushaka biri urgence ndetse cyane. Ati se byagenze gute kandi muri company hari impapuro dufite ndetse dukeneye kubasha kuba wasinyaho. Urabizi ko boss wacu mukuru arazikeneye cyane. Ati se boss wacu mukuru kandi byanyeze biti? Hari impapuro wohereje ko ugomba kuzisinyaho cyangwa vice president akazisinyaho ariko byaba byiza ari woje kuzisinyaho kuko uwo muhungu ngo ni Manzi ntabwo nkwizera. Ati okay bishatse kuvuga ko nazisinya cyangwa Manzi akazisinya nta kibazo. Ati yego rwose Ange nta kibazo ariko nshaka ko ari wowe uza basi ukazisinya. Ati aha ati Patrick wavuze ko nkumbuye saho gushaka kumbona waretse nkohereza Manzi. Ati no, ati nyumva rwose Ange I'm serious byaba byiza ari wowe uje ndetse ukazisinya kuko uwo muhungu ntabwo mwizera. Ati se ko wapanitse bimeze gute? Ati rega birakenewe ejo ntiuzaharenza utaraza ngo ubashe kuba wasinya izo mpapuro. Ati ejo sinzaharenze. Ati ejo ntuzaharenze. Ati Patrick ngiye kohereza Manzi kuko umurwayi mfite kumwitaho ejo ninge nzamumenyereza kuba yagenda. Ati no uzamumenyereza kuba yagenda saho ngaho ntaba planto bahaba. Ati ariko Patrick wanyumvishije ibyo ndi kukubwira. Godance se kongera reba Chris. Ati uri kumva ko nakazi kiwe ari kwanga kuba yagakora kubera we wamuginga we none uraho rasamye nta n'ijambo wavuga. Ati ariko Godance wajya ugabanya amatiko. Ndavuga iki ntaranamera neza. Ati wakidetse ukareka kumvangira. Nuko Patrick we yakomeje kubwira Ange ati byaba byiza uje rwose. Ati rwose Patrick nta kibazo reka nze mitekerezeho nyuma y'isande atakonongera ngo uhamagare ndetse nkubwire. Ati ariko uratekereza iki kuba wafata imodoka ndetse ukaza ugasinya hari ikibazo kibirimo? Ati Patrick urabizi I'm your boss. Ati ndabizi uri boss gusa iki tegereza nyuma y'isaha imwe mbitekerezeho ndakubwira ikiri buze kuba cyakorwa. Ati okay sawa nta kibazo reka ndindire. Nuko Manzi yese kareba Ange. Ati Ange kumbona wataye umutwe bimeze biti? Ati hoya rwose Manzi ati none birancanze mbuze icyo nkora. Ati baby bigenze bite se kandi? Ati nyine urabona. Ati urabona boss wacu mukuru. Ati boss wacu mukuru ndamubona turabizi ko ari muri Amerika. Ati yegari muri Amerika. Ati none ati hari ibipapuro yazanye kugira ngo mbashe kuba nabisinya cyangwa wowe ubisinyeho kandi urabona twese turahangaha rwose kandi dukeneye kwita kuri uyu murwayi kandi izo mpapuro nazo ngo zirakenewe cyane. Ati ejo niyo deadline ya nyuma tugomba kuba twagize tugomba kuba twazisinya ndetse bakazijyana bakazisubizayo. Gusa Godance yese ko itangoranwa ati ati Ange none se nimba mwese mugomba kuzisinyaho waretse uwo muginga ngo ni Manzi akabasha kuba yagenda. Ati Godance wajya ugira discipline sinakuje kuba wantukira umugabo. Chris yese kavuga ati sorry rwose Ange. Ati burya Manzi niwe mugabo wawe? Ati no ati oya Chris. Ati ntago ari umugabo wanjye gusa turi guteganya kuba twashyingirwa. Ati nge na Ange turi guteganya kuba twashyingirwa kandi ndumva nta n'ikibazo wabigiraho. Ati no ati naye sinkubwiye ko ari ikibazo nabigiraho nuko nabazaga gusa nimba uri umugabo we.
ati n'ubundi biri muri process urumva nta kintu gisigaye. Godanse se kabwira Ange ati nose Ange biragenda bite ko Ariwe bari bavuze ko wabasha kuba wakita kuri Chris none ukaba ugiye kuko biri buze kugenda gute. Ati waretse Manzi akaba ari ugenda. Gusa bitewe nuko Manzi yari afite gahunda yo kuba yahombya company yese kabwira Ange ati Ange rwose ntiri gutekereza kabiri. Ati reka bari ngewe ngenda ndetse ngereyo mbashe kuba nabikurikirana ndumva nta kibazo rwose kibirimo. Yego ndabyumva nta kibazo kirimo gusa nimpamagara uriya musore ntabwo ari buze kuba yabyuka kuko yari yambwiye ngo abari ngewe mbasha kuba nagenda. Ariko wibuke kuri boss kandi Patrick ntabwo agutegeka. Manzi ndabizi Patrick ntabwo antegeka ariko urabizi neza ibintu ari kudukorera muri company. Urabizi company yari itangiye gusubira inyuma none yarongera yizamura imeze neza. Niyo mpamvu ubu ngubu nkeneye ibitekerezo byo nkeneye ndetse no kumwumva. Ati rero yumvishije ko ari we wagiyeyo ntabwo yabikunda rwose. Ati ariko wibuke ko Patrick nawe agukunda ndetse agufuhira. Ati ndabizi aramfuhira ariko yageze muri business urabizi ajya abaseriye. Atabaseriye ntabwo aragukumbuye yabuze uko akubona. Ati no please be serious Manzi ntabwo turi muri joke ahubwo mbwira ngira inama dukora iki muri aka kanya. Ati reka ngeyo nyine. Ati okay reka mukandi kanya ndamuhamagara mubwira ko ari ugomba kujyayo gusa nanjye sintina kuko ejo nimara kwita kuri uyu murwayi ndetse maze kubona amaze gukomera tugira ikibazo nanjye nzahita ko ngusangayo. Ati ntugire ikibazo rwose Ange nanjye nimara kugerayo ndetse izo mpapuro maze kuzisinya bibaye byiza nahita ko nanagaruka nkaza kureba kuntu meze nkaza nkagutora tugasubirayo. Godanse se ko yitangurura ngo ati we rwose Manzi nushaka uzagume si ngombwa ngo ugaruke dore ibintu byose ubundi wowe urabivanga ariko Godanse wajye wikontorora mu magambo uvuga. Ati ntabona ntura umujinya wawe da. Nuko Manzi se kabwira ati se mwanyihanganira gato yankabanza nkitaba ino telefone impamagaye. Ati Manzi kuva ryari unyihisha se ugiye kwitaba telefone. Ati no ati ni boss wanjye. Ati what? Ati ni boss wawe. Ati none ninde boss wawe uretse ngewe. Ati Ange calm down. Ati nivugiraga ni sister wanjye umpamagaye. Ati sister wawe ko nzi ko nta mushiki wawe ugira. Ati ni umukobwa twahuye biraho gusa nsaba ko namubera musaza we niyo mpamvu mwita sister. Ati okay ndumva ntungwe ntabwo nari mbizi ibyo rwose. Ati nta kibazo genda ujye kumwitaba. Nuko Manzi yese kagenda nta nubwo yaragiye kwitaba ahubwo yaragiye kuba yahamagara. Yese kahamagara kuri ya company yindi yari ihanganye na company yabo dore ko yarabonye uburyo bwo kuba yasubira kuri company. Ati Manzi ko duhamagaye twizere ko ufite ibitekerezo bizima ndetse hari ikintu cyiza utuzaniye. Ati yego rwose boss mbaza ni ikintu cyiza ndetse gikomeye. Ati ya company ubu ngubu nongeye kuba nabasha kuba nayihirika rwose. Ati okay ati mbwira mu buhe buryo. Ati ngiye kujyayo hari ibintu ngiye kuba nasinya nubwo ntaramenya neza ibyo ari byo. Ati Manzi ati hari ibintu ugiye kuba wasinya. Ati hari impapuro boss wacu wo muri Amerika yohereje izo nizo ngiye kuba nasinya ndetse nimara kuzisinya ndatangira gukora kuri bwa buryo kugira ngo mbashe kuba nahombya company. Ati Manzi ati boss wanyu yabohereje impapuro. Ati yatwohereje impapuro rero izo mpapuro ngomba kuzisinya cyangwa Ange akaba ari uzisinya barangiza bagahita kwazisubiza muri Amerika. Ati okay ati none nizere kuba ari bwo buryo bwiza. Ati kuko izo mpapuro nuzisinya tugira icyo ubasha kuba wakora kugira ngo iyo company isubire inyuma tayari yaciri ibuze kwita kihirima. Ati boss ntabwo nsobanukiye noneho muri ubu buryo pe. Ati ubwo mushatse kumbwira iki? Ati icyo dushatse kukubwira nuko iyo company yanyu izo mpapuro ni muzisinya ziri buze kubahesha amasoko menshi ndetse arenze. Ntabwo muzaba mugikorera mu Rwanda gusa ahubwo no hanze y'igihugu cy'u Rwanda muzatangira kuhakorera kandi ibyo ntabwo tubishaka. Ukora ibishoboka ntukisinye izo mpapuro cyangwa ugende urebe uburyo ubikora kugira ngo company yanyu ihombe ndetse uyishireho icyasha. Ati okay ntimugire ikibazo rwose boss ngiye kuba nabikoraho ndetse ngiye kuba nakitegura subireyo. Ati se ibyo murimo ntago birarangira. Ati noti twakoze intoka nkuko nabibabwiye turagonga rero niyo mpamvu ngiye kuba nasurayo kugira ngo mbikurikirane gusa Ange wagiye kuba yasigara ahangaha. Ati okay ati ubwo nibwo buryo bwiza rero. Ati nibwo buryo bwiza ngiye kuba nagenda gusa ejo nzahita ko ngaruka Ange murebe ndetse dusubirane mu kazi. Atari Manzi warasaza urarwaye ufite ikibazo mu mutwe. Aturi kuza kureba umukobwa umushaka iki. Atabwo ukora ibishoboka guma aho ngaho mu cyaro ntazahave mpaka gahunda zacu tuzigezeho. Atariko mwibuke ko ari we boss wa company nsizi ko byashoboka ko yagumana mu cyaro. Ati I don't care. Ati kora ibishoboka byose ndetse iyo company uhirike kandi tuzongeye kuduhamagara utatubwira ko ibintu byacu byakunze. Ati nta kibazo rwose boss. Nuko Manzi yese kasubirayo ndetse ajya aho Chris yararwariye. Ati Ange
ati se wanyemera nkitegura nkabasha kuba nagenda? Se Manzi, ko mbona urakaye cyane bikubabaje cyane, byagenze bita abantu umaze kuvugana mushiki wawe akubwiye ko afite ibibazo? Ati no, ati nta bibazo ahubwo nuko ntunguwe. Gusa nyamara nubwo Manzi yari ari muri business zo kuba yahombya company y'umukobwa Ange, gusa cyari gihari nuko Manzi nawe yakundaga Ange, nubwo yabifatanyaga no kuba yamugambanira kugira ngo company isubire inyuma. Ati Manzi, wake up, tibimeze bite ko mbona wagira ngo nturaha hafi? Ati oya. Ati se Chris, uri kumva uri kumera neza? Ati yego rwose Manzi, ati ndi kumera neza nta kibazo rwose. Ati okay, ati nizere kuri buze kuba wamera neza ndetse ibi bintu biri buze kurangira rwose kandi birarangira vuba ntugire ikibazo. Ati thank you for caring rwose. Ati ya none se Ange, njye kwitegura mbashe kuba nagenda? Ati no, ati Manzi wait, buretse tuba tuganira uraza kugendana nimugoroba. Ati se uritegura? Hari ibirenze sinabonye barazanye imyenda mikeya, urahita kupakinga usubireyo. Gusa Manzi yahise kabaza Chris, ati se Chris, aha hafi nta nzu zaba ziharira kugira ngo tubashe kwikodeshereza ahubwo tuzibere hano ko nabonye ari heza? Ati wow. Ati Godanse, ko wishimye cyane bigenze bite? Ati mukaza se mukaba hano we na Ange? Ati yo. Ati humura rwose nakinaga. Gusa Chris yahise kabwira Ange, ati Ange, icyo gitekerezo nyamara Manzi avuze cyaba ari cyiza nubwo yari muri joke. Ati no, ati njye ntabwo nabyemera rwose, mfite company yanjye mu mujyi kandi mba ngomba kuyikurikirana. Ati se Ange, wazahaye Chris akazi ko numva company yawe ishobora kubikomera? Ese Chris wize biki? Ati ngewe nize land survey rwose, nize ibintu by'ubutaka. Ati rwose nta kibazo, twazabyigaho maze gukira tukareba nimba koko twaguha akazi muri company yacu. Nuko Manzi ati ati hoya rwose ibyo ntago birimo. Ati ariko yize land survey kandi bibuke ko neza aho tujya gukukura amabuye tubanza tukapima ndumva yabidufashamo. Ati se urabyumva neza Chris? Ati ya, ati ikintu kijyanye na land survey rwose ndabizi ndetse ati rwose ndabizi kandi cyane rwose ntabwo nyambasha gusobwa kwa biriya bintu. Ati hoya rwose Ange, wifata ibi bintu rwose ngo bizanemo Chris ntago ari ngombwa. Atabwo reka nitegure mbashe kuba nagenda. Ati ya, I know ugiye kwitegura ubashe kuba wagenda. Ati uragenda ntaranamagara Patrick mumenyeshe ko ari ugiye kuba waza koko? Ati umva kandi se Patrick uramumenyesha iki? Urabizi ni we boss kandi you know ndi vice president wawe, rero si ngombwa ko wabasha ko wamuhamagara ngo bimubwire. Ati gusa urabizi namubwiye ko ndibuza kuba namumenyesha, rindira rero mbashe kuba namumenyesha, nimara kumumenyesha nta kibazo rwose uri buze kuba wagenda. Atumva kandi aturi kuntindira. Atari ko wagira ngo ufite amashyushyu yo kujya mu mujyi wagira ngo hano wari waharambiwe. Ati we ntabwo nari naharambiwe, gusa wibuke neza company bimpangayikishije ngomba kugenda nkabyitaho ndetse nkabikora hakiri kare. Ati company biguhangayikishije se kurusha uko impangayikishije kandi ari nge nyirayo? Nuko Chris yahise kababwira, atari ko muri kunshanga. Ati nose ko wambwiye ko hari boss wawe muri Amerika, none nkaba numva ngo ni we nyirayo, bimeze biti? Ati nyine boss wanjye muri Amerika nta wundi. Ati ni sogokuru wanjye kandi nyine mufata nk'ari boss wanjye kuko urumva niwe unkontrola, abakeneye kumenya neza yuko company yanjye ndi kwitwara neza ntari guhomba ndetse ntari no kwaya mu bintu by'amafuti. Ati ariko sogokuru ashobora kuba ari umukire? Ati ntago ari umukire cyane, gusa nyine ndabizi neza nawe arishoboye. Nuko Godanse yahise kabwira Chris, ati Chris, ati urumva abandi bana ko bajya bavuka neza? Ati Godanse, mbabara winyibutse ibintu nk'ibyo rwose, ati ndabizi kandi nawe urabizi ko ntitwavutse nabi. Ati sibyo? Ati ya, ati ntabwo twavutse nabi rwose Chris. Nuko Ange yahise kafata Chris, ati Chris ntimugire ikibazo rwose, namwe ntabwo mwavutse nabi. Ati kandi ndabizi neza ababyeyi banyu aho bari hose bateye ishema namwe. Ese ko mbona mwese mugiye mukantora bimeze biti? Ati hoya rwose Manzi, ati ntago ari uko tugiye mu kanto gusa, Godanse yatangiye kuzana ibintu bya papa ndetse na mama, arabankumbuza kuko nzi neza ko ari ababyeyi bakoze neza kugira ngo tubashe kuba twabaho. Ati okay. Ati rwose congratulation kuri bo kandi aho bari bakomeze kuruhukira mu mahoro. Ati ya, ati bakomeze kuruhukira mu mahoro rwose kuko babaye ababyeyi beza kandi nta nikosa bigeze bakora mu buzima. Ati nta kosa bigeze bakora rwose biragaragara. Ati rero Ange, ukeneye kwita kuri Chris kugira ngo amere neza kandi Ange ngusaba akantu. Ati Manzi, urabizi ntacyo nakwima ngifite. Ejo urabizi ko dogiteri yatubwiye ko Chris ari uzatangira kumutoza kugenda. Ati ejo niho nzatangira kuba namutoza.
atese byaba byiza ati mubaye mugumanye ndetse n'indi minsi yose byibura nk'iminsi 3 tukamutoza kugenda neza. Nuko Dansi yahise avuga ati wow, ati Manzi, ati now you are perfect kabisa, ati none uvuze akantu keza rwose Manzi, atangire kuba yamutoza iminsi 3 yose kugenda. Ati ndikumva aricyo cyamufasha kugira ngo abashe kuba yagenda neza. Gusa Ange we yaseka atungurwa n'ukuntu Manzi abashije kuba yatekereza gutyo n'ukuntu amuzi. Ati baby, tiko bigaragara ko utunguwe. Ati no, ati ntabwo ntunguwe ahubwo ndatunguwe cyane. Ati se utunguwe n'iki kandi? Ati guma umwiteho abashe kuba yagenda neza, then finally namara kugenda neza uzambwira ngaruke nze kukureba. Ati cyangwa Manzi ugiye mu mujyi kugira ngo ubashe kuba wanca inyuma. Ati what the huh? Ati Ange, are you sure? Are you serious? Urumva ibyo bintu koko nabikora? Ati no baby, I was joking kabisa nikiniraga. Ati okay, ati nari ngize ubwoba nari nikanze. Ati gusa nyine ugomba kumwitaho pe, gerageza umwite agende kuko urabizi ngiye kuba nakurikirana company. Ariko Manzi urabizi ndi boss nanjye nkeneye kuba kugira ngo mbikurikirane. Ati se Ange ntabwo unyizera? Ati yeah, I trust you, gusa nyine nkeneye nanjye kuba mpari. Ati okay, feeling free rero nimba unyizera reka ngende mu mujyi njye muri company yawe nindangiza nikorera utuntu twanjye. Ati tuye tuntu twawukora. Ati nyine dindira we gumanga wite ku murwayi numara kumwitaho njye mu mujyi kurikirane company yawe neza ndetse ndabizi bizagenda neza. Ati Chris, ati urumva ari byo ra? Ati ndumva. Ati ngise nabyanga? Ati ntabwo nabyanga rwose. Ati okay, ati sawa ntari bireka mpamagare Patrick mubwire kare ugiye kuba wajyewe ndetse nyine nabyemera. Ati asabyemera iki? Ati okay, none reka mpamagare mumenyeshe. Nuko yahise kamagara Patrick. Ati Patrick namaze gufata umwanzuro. Ati kandi nyine ntago ari ngende ibuze kuba naza. Ati what? Ati ariko Ange, are you serious? Ati ibintu uri kuvuga uri serious urabizi neza? Ati ndabizi neza hari umurwayi, ariko uwo murwayi washize imbere. Ati uruta business. Ati se Patrick nawe utangiye kumbera nk'abandi. Ati nuko ngo utangiye kuvuga kandi ari warunshyigikiye. Ati ya I know ndagushyigikiye, gusa kuri iyi nshuro ntabwo ibyo ngibyo bikenewe, ukeneye kuza muri company kuko urakenewe cyane. Ati ariko Patrick gerageza uvuge gake dore ndi mu bitaro. I know uri mu bitaro ariko gerageza unyumve, ndagushaka ngo inusinye impapuro kandi rwose niwe nshaka kuza kuzisinya. Ati ntiwambwiye ko nzisinye cyangwa Manzi akazisinya nta kibazo kibirimo se? Ati ya ndabizi nyine ugomba kuza cyangwa Manzi akaza, ati ariko niwe nkeneye kubasha kuba waza ukazisinya. Ati none se Patrick waretse Manzi akaba ari uza? Ati ndetse sino kubikubwira bwo no kukumenyesha. Ati Manzi niwe ugiye kuba waza. Ati what? Ati what kinti ndakubwiye Manzi niwe ugiye kuba waza. Ati ariko urabizi neza ko Manzi ari we atari wiki agace kacu ka kane nahanga karangiriye. Ese Patrick ari buze kuba yabwira Ange ko Manzi ari we ntandaro yo kuba company yabo yahoma ndetse ikagira ibibazo? Ndabakunda cyane. Yari David Rwanda.